Hello and gentlemen, none ngiye kukwera ikaze kuri Studio cyane igenda kugezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye nkuko nakomeje kubiziza ko abantu benshi bakomeza kujya bambaza ese amazina yabo amazina yabo. Niyo mpamvu nifuje ko tugiye gutangira video ya mbere dusobanura izina Olga izina benshi bakomeje kugenda bambaza ati uzagenda dusobanura amazina agiye atandukanye. Rero niba nawe ufite ikibazo cyangwa ari izina wifuza ko nzagusobanura uzaze ubyandika muri comment. Gusa no munsi nabateguriye izina Olga mubwira ko mugiye kubana ari Yidi Amen. Niba uri mushya guys nukajya udakanda subscribe kuko ni ibintu by'agaciro. Reka dutangire basobanura izina Olga. Izina Olga rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikirosiya rikaba ryaraturutse ku izina cy'Ikigiriki Helge risobanura ufite icyubahiro cyangwa ufite umutima ushyushye. Mu mateka izina Olga ryamenyekanye cyangwa kubera Saint Olga of Kiev, umugore w'intwari wabaye umwe mu bashinze ubukristo muri Ukraine n'Uburusiya bw'iki gihe. Abitwa Olga akenshi bamenyekana nk'abantu bita ku bandi bafite umutima mwiza b'abanyabwenge kandi b'intwari mu gufata ibyemezo. Olga ni izina rifite amateka akomeye n'ubutumwa bukomeye, kwitanga, ubushishozi n'icyubahiro. Niba witwa Olga wigira ku izina ryawe kuko rifite agaciro gakomeye. Bimwe mu biranga ba Olga ni icyubahiro, ubushishozi, bagira umutima mwiza, gukunda abantu, ubwitange, ndetse Olga ni izina rihesha ishema abantu baryitwa kuko baba batandukanye cyane kandi bakunze kuba abanyabwenge ndetse no kumenya ibintu byabo ndetse no gushyira umutima ku byo bakora. Rero ndagushimiye wowe twabanye muri no video, ni iby'agaciro. Niba witwa rino zina ugomba guterwa ishema n'iryo zina ryawe kandi ugaharanira gukora bino bintu nk'uko biranga ba Olga ari abantu batanga icyizere cyangwa babizerwa. Niba rero nawe ufite ikintu twaza gusobanura cyangwa izina wifuza ko nazagusobanura byandike muri comment, then nzagusubiza utaha. Bye bye, tuzongere tubonane ubutaha ndetse unambwire muri comment ese ni gute wakira ino video ya mbere. Bye.